munyemerere mbamare amatsiko n'impungenge nubwo rwose MK Original akomeje gusinzira kuriya iriya mitungo ye niba zigera bayikoraho. Iyi ngiyi ni episode ya kabiri turi gusesengura. Ashobora kuzayireka iriya mitungo bakayijyana, ariko nyuma azashyiramo masike nibwo muzabona intambara z'agaterera nzamba z'akaga zishobora kuzavuka muri no filime y'umusore mukire. Niyo mpamvu nkubwiye ngo nimba aratangiranye natwe ikiganiro bwa mbere cyangwa se filime ya episode ya mbere, mushishikarije kureba episode ya gatatu kuko iyi ngiyi turi gusesengura yo ni ya kabiri. Ni intambara zizakomera, ni intambara zizakomeza, ni intambara zitazarangira vuba. Ubwo rero mukomeze gukomera kandi mukomeze kugira umunsi w'Imana. Tubabwira ati ni munyemerere dutangire ikiganiro, nawe igitekerezo icyo ari cyo cyose wumva wambaza aho uherereye mu dukaritsiye utwari twose ndashaka ko tumenya na kimbariza ahangaha umanuka ucyandike hasi muri comment. Ikaze mu kiganiro cyacu, ikaze ku nkuru yacu. Turabasuje kandi turabaramukije, tubifurije kugubwa neza. Nimba mukunda namwe bino biganiro ukaba ugize amahirwe yo kubona kino kiganiro nabakoreye, ubundi nangiza nkakinyuza kuri no muyoboro mugari YouTube channel twa MK & Kamariza, ndagusuhuje kandi ndagukomeje. Wowe udafite imbaraga ngo ufite imbaraga, Imana yo mwijuru imanuke ubundi nirangiza igutize imbaraga, aho uri umunyantege nkeya ubundi nirangiza izongere. Ikaze rero ku nkuru zitangaze kandi zisekeje mba nabandikiye zivuga kuri no filime y'umusore w'umukire. Filime yo bayita umusore w'umunyarwenge season ya kabiri. Ku munsi w'ejo ejo nibwo nakoze ikiganiro mbabwira yuko byanga bikunda hatagize igihinduka igomba kunyura ku muyoboro mugari YouTube channel witwa MK Original TV. Ese nawe nimba wabonye iriya filime ushobora kumanuka hasi muri comment ukatubwira ngo nimukomeze mukora izindi episode kandi muzinyuzeho buri munsi kugira ngo namwe muryoherwe na ziriya episode tubanyuriza ku muyoboro mugari wa YouTube. Nubundi ngewe nk'ubusanzwe ntabwo ari ngombwa yuko nivuga amazina kuko ngewe ubakorera kino kiganiro nkakibakusanyiriza inkuru nkanyuza ku muyoboro mugari wa YouTube channel byanga bikunda muranzi. Mbere yuko tuganira ku nkuru yacu yasohotse ku munsi w'ejo ivuga kuri episode ya kabiri kuri ya filime y'umusore w'umunyabwenge, ni munyemerere tubanze dusubize ubutumwa bw'umugabo wibereye hehe. Yibereye mu gihugu cy'abaturanyi icya Uganda, aho yagize gutya akavuga ati ndabasuhuje kandi mukomeze gukomera, nitwa Jackson, ubu tuvugana nibereye Uganda, ati ndifuza yuko mwakora izindi episode zikazajya zinyuraho buri munsi, ati kuko ziratunyura. Nawe nimba wumva hari inyunganizi cyangwa se igitekerezo ushobora gutanga, manuka hasi bivuge muri comment, turi tayari kuza kukumva, ubundi ubutumwa bwawe tukazabunyuza mu kiganiro tuzakora haruguru. Ubwo turi kuvuga kuri episode ya gatatu. Ariko se dutangiye n'inkuru yacu, muri kubibona gute? Ese bizagenda gute ko ndeba ino filime noneho yo ije ari amateka? Iyi filime twabakoreye arakanza buremo. Umuvandimwe witwa Keti ubu tuvugana ari mu bibazo, ameze nk'umuntu uri mu mazi abira, naho MK Original we ake karashobotse. Aho MK Original bagize gutya bakamuhereza imiti igomba kumuryamisha, ubundi nyuma yo kumuryamisha iminsi 3 akazabyuka ari ikigoryi. Ese MK Original ko aryamye hasi, Keti akaba ari kwambaza Rugira, akaba ari kwambaza Imana. Keti akaba ari mu marira menshi cyane avuga ati MK Original ko kuratinyutse uragiye, ese kuki wansize ibyo wansezeranyije utabikoze? Mwibuke ko MK Original yafashe isezerano ryo kuzarinda Keti kurinda ageze ku iherezo, ariko MK Original mukase akaba ari gushaka kumutwara imitungo. Ese bizagenda gute? MK Original mubona ari muzima ashobora kuzakanguka hari ahantu ubundi akarwanira iriya mitungo, akarwanira Keti nk'uburyo yamusezeranyije ko agomba kuzamurwanirira. Ubundi mpamvu nzanga ni munyemerere mbamenere ibanga. Buriya MK Original nubwo bwose byagenze kuriya akihindura impumyi, bazi yuko aribo bamuhinduye impumyi, urwo ruhare rugizwemo na Cyusa ndetse na Mukase. Burya MK Original si impumyi ahubwo yihinduye yo, ubundi azanakanguka yarihinduye ikigoryi. Ese muri gutekereza umunsi MK Original azihinduye ikigoryi, ubwo bugoryi akazabushyira hasi bizagenda gute? Niho hahandi ushobora kuzamubona yambaye maske ari kurwanira imitungo ye bajyanye. Nimba ubashije kubona episode ya mbere, ejo hakaba twarabanyurijeho episode ya kabiri, ndagushishikariza kuzakurikirana izindi episode kugeza igeze ku musozi, kuko MK Original biriya byose nibyo yigera byose arabyumva. Nyuma yuko abyumva ndetse akazanareba neza, azashyiramo masike ubundi atangire guhangana n'abantu bari kumutwarira isambu. Ese bizagenda gute munsi MK Original azaba yashyizemo masike, yivanyemo ibintu byo kutareba cyangwa se biriya bintu bazi ko bamukoze kandi MK Original ari muzima? Niyo mpamvu ndi hano.
akaba ari na mpamvu ngo nkubwira ngo ibuka gukanda subscribe kuri no channel, ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Ese mwaba mwabonye uriya mwana w'umuhungu urimo gukora ariya mabara? Ese mwaba mwabonye uriya mwana w'umuhungu wari uryamanye na Diane? Ese nimwifuza kumenya izina rye, nimunyemerere izina rye muzarimenye mu kiganiro kizakurikira bwa kabiri. Buri uriya mwana w'umuhungu ni inshuti na Cyusa, nawe akaba yihishe mu iyicwa rya MK Original ndetse na Keti. Uriya mwana w'umuhungu ni inshuti na Cyusa, ariko yageze gutya ku munsi mukuru w'amavuko aza gukora ibintu by'agaterera nzamba akanza buremo, aho ushobora kubona ibintu umukunzi wawe ari gukora agahinda kakamwica, ukaba rwose ibintu byakuyobera, ubundi nawe ukaba warangije ufashe umwanzuro muyo guhitana umuntu cyangwa se wowe ubwawe ukaba wakwiyahura. Ese Cyusa ko agira umutima ukomeye awukura hehe? Aho Cyusa ku munsi w'uriya mugabo w'amavuko yageze gutya, ubundi akajya kumutungura rwose, agafata keke nziza cyane akayijyana, yayigeza iwe agasanga aryambanye n'undi mukobwa witwa Diane. Umva ko kantu nawe kibaze sha, ihigishyire mu ruhare rwa Cyusa, ihinduye Cyusa sayizi ngo usanga umukunzi wawe yiryamiye n'undi muntu kuri bidi yiwe. Cyusa yageze gutya arangije aramutungura kuri ya bidi yiwe, niyigeze ahwema kumuririmbira, akomeje kumuririmbira ati happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ariko n'ubundi uwo mukunzi we akibibona nawe yaje kugwa igihumure, ubundi arangije arahaguruka asaba imbabazi, aratakamba. Cyusa akomeza kumureba, akomeza kumuririmbira happy birthday to you. Ese ubundi ntushobora kwibaza iya nshuti y'ukuntu yaba yamuciye inyuma ku munsi mukuru w'amavuko yayo, ikamuca inyuma na Diane, ubwo Diane nawe yari yicaye aho ngaho agahinda kamwishe, isoni zamwishe, nta kintu na kimwe ari kubasha kuvuga. Ese kuki Cyusa atigeze acika intege zo kumuhereza keke cyangwa se kuyimukatira? Murabizi yuko nyuma agisaba izo mbabazi Cyusa yaje kumubabarira, ubundi arangije aranamuhobera. Ese buriya ushobora kwibwira yuko byarangiriye hariya, aho Cyusa yaje kumubaza ati koko wamburanye iki? Ese amakuru yawe atumeze neza? Umwana w'umuhungu arangije aramubwira ati I love you so much. Cyusa aramubwira nawe ati me too, ashaka kumubwira ati nanjye n'ukuri ndagukunda kandi sinzigera ankureka. Nibwo yahise ahaguruka, ubundi yongera kumuhobera bwa kabiri. Ubwo Diane yarari aho ngaho nawe ari mu gahinda. Haje gukurikiraho igice cya MK Original ndetse n'umuvandimwe we witwa Keti. MK Original yashezeranyije kuzarinda. Nibwo umuvandimwe witwa Keti aho yari yicaye yarebye MK Original buryo ki yasinziriye, ubundi atangira kwambaza Rurema, atangira kwambaza iyo mu ijuru. Nibwo yakomeje gusenga, arasenga, yewe akomeza gusenga. Ubundi umuvandimwe witwa Tsindagira n'umugore we mukase wa MK Original nibwo yagize gutya, arangije afata umwanzuro aramubwira ati byanga bikunda uriya mwana w'umuhungu ushobora kumwica, ariko Keti ukamwihorera. Ariko mukase yaje kumubwira ati byanga bikunda uriya muryango ngomba kuwuzimya, ati kuko byanga bikunda azakora, ati kandi nakora azaduhagama. Nibwo yaje gufata umwanzuro. Keti yarari gusengera MK Original, ubundi MK Original abasha kunyeganyega, arahaguruka, ubundi arangije abwira Keti ati Keti humura mwana wanjye, ndi hano nzakurwanirira, kandi ibibazo byose uri guca mu bibi ndabizi ko nzabigutsimba ubundi bikaguca uruhande. Ese uri kwibaza izindi episode zizagenda gute? Wowe icyo musezeranyije ni kimwe gusa, nuko MK Original azashyiramo masike, ubundi agahangana n'abari abantu bazaba baramutwariye imitungo. Mukase w'umugamba afite n'umwe, ni ukwigarura imitungo yose bari abavandimwe akabahindura ikigoryi, nyuma yo kubahindura ikigoryi ngo akabica. Ese bazapfa? Ntushobora kwibaza se impamvu Mukase ndetse n'umuvandimwe witwa Demoni bagize gutya bagafata imbunda bakajya kurasa MK Original, ariko bikarangira bitabaye. Ndetse n'ubu ngubu Mukase wa MK Original yafashe gufata uwo mwanzuro, ubundi imbunda yihereza umugabo we Tsindagira, ubundi barangije bajya kurasa MK Original. Ariko nagira ngo ngumara amatsiko filimi irinzi irangira batamurashe, nyamara MK Original ashobora kuzabahagama. Iriya mitungo bari kurwanirira ya Keti na MK Original ishobora kuzabakorera ikintu, ariko kuba Mukase sha ni gitangaza kandi no guhemo. Ariko se ubundi kuki ba Mukase bahemuka? Ni munyemerere dukomeze n'inkuru yacu, ariko nanone twerekeza ku musozo. Turaza kugera ku muvandimwe witwa Demoni aho yari yicaranye na Tayiga, aho Demoni yaje kubwira Tayiga ati ese Tayi noneho nakazi uri gushaka gaterura imirambo. Tayiga yaje kumubwira ati ubundi ako ngako niko kazi kanjye, waba uvuze ukuri kandi uvuze inkuru nziza.
ese ntushobora kumbwira amwe muri ayo magambo koko agize iyo nkuru? Ati ndifuza ko rwose wagira gutya ukandabura. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo koko yayumviriye, ubundi asiga no kuyumvira, aho yaje kumubwira ati ibintu birakomeye kandi birakaze, amakuru ni danje, ndifuza yuko koko waza kubimubwira ubundi akaza kumereza amakuru ya nyayo koko, ubundi nkazabona buryo ki nzajya kuyiterura ubundi bakanyihera agatubutse. Nibwo Taiga yaje kumubwira ati se ni imirambo yande? Ubundi arangije aramubwira ati Demon yamubwiye ati ni imirambo ya Keti ndetse na MK original, ati byanga bikunda mabuja ashobora kuba yabikoze. Taiga yaje gutungurwa cyane, arangije aramubwira ati byanga bikunda mabuja wawe ashobora kuba ari umugome. Arangije aramubwira ati mwebwe nimumereze ako kazi, ese ubundi ari kumuhora iki? Ni ukubera iki yashaka kumwica? Nibwo Demon yaje kumubwira ati ni ikibazo cy'imitungo mabuja ashaka kwigwizaho akikemurira, ariko ndagira ngo